Ndagusuhuje mukunzi wa Judgment Truth Victory, nkwaye ikaze muri ino gahunda ya Soma Bibiliya. Uri kuvugana na Faustin Urinzwe n'Imana, aho ari kugusomera Bibiliya. Nakubwiye ko tuzakoresha Bibiliya 3, Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera ndetse na Holy Bible King James Version. Uyu munsi Soma Bibiliya tugezeho ni ya 55 mu itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 2. Ahangaha SB ni 55 ni Soma Bibiliya. Noneho iriya G ikaba ivuze igitabo cy'itangiriro cyangwa Genesis. Igitabo cy'intangiriro igice cya mbere umurongo wa 2, igice cya 2 umurongo wa 2 haravuga ngo ku munsi wa 7 Imana isoza umurimo yakoraga, nuko kuri uwo munsi wa 7 iruhuka umurimo yari imaze gukora. Umurimo Imana yari imaze gukora wari umurimo ukomeye cyane, aho twabonye ko Imana yari imaze kurema ibintu byose, maze uyu munsi wa 7 ihagarika imirimo kugira ngo ihe icyitegererezo umuntu. None se Imana ko yaruhutse irananirwa? Shyira muri komenti maze umbwire ese bimeze bite. Hanyuma nkurarikira gukora subscribe kuri no YouTube channel, aho Urinzwe n'Imana Faustin abagezaho ibintu bitandukanye. Igitabo cy'itangiriro igice cya 2 umurongo wa 2. Ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7 imirimo yayo yose yakoze. Itangiriro igice ni icya 2 umurongo wa 2 muri Bibiliya yera. Ahangaha murumva ko muri Bibiliya ntagatifu bavuze umurimo, naho muri Bibiliya yera bavuga imirimo. None se muri King James Version babivuzeho iki? Muri King James Version say that the first Sabbath. King James Version, Genesis chapter 2 verse 2. And on the 7th day God ended his work which he had made, and he rested on the 7th day from all his work which he had made. Ahangaha muri Bibiliya ntagatifu rero naho icyo batubwira nuko Imana yasoje imirimo yayo yose. Ahangaha nkuko muri kubibona aha, dore ahangaha Imana yari isoje imirimo yayo, all his work. Birumvikana ko rero King James Version ndetse na Bibiliya yera rwose ni kimwe. Rero nakurarikira gukora subscribe kuri Judgment Truth Victory, ndetse wabagize ikibazo ugashyira muri comment muri no gahunda ya Soma Bibiliya, kugira ngo ibiganiro byose dutegura birusheho kukugeraho. Murakoze, bifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana.